turabanza gufatira za mapuro bambwiye ngo ni ibikumwe by'abantu 10 fata ibikumwe arabivangura ibi bikumwe wazanye ni by'abantu 5 ntago ari by'abantu 10 uko yabanje kubwira muzehe harabanza araceceka karara kavumbuye. Niba warakunze filime yatirindinze cyane yitwa Messiah, ukaba warakunze filime yitwa The Leftovers, ukaba kandi nanone warakunze filime yitwa The Third Day, niba kandi warakunze filime yitwa Believe. Uyu ni umugabo yari afite imyaka 74 yapfeshwe na infection zo mu gifu zarikanga baganga barikanga. Uyu ni umugore yapfuye yishwe yaranatwite kandi nabyo arabibona. Yabikumwe agezeho ni ibyuriya mugabo mwicaye imbere muganga urebe ibyo amuvugaho. Imyaka 61 ibikumwe mfite imbere yanjye ni by'umugabo w'imyaka 61 ni umuganga wubashywe cyane mu gihugu, ni umugabo w'umukire aracyari muzima. Umugabo ni weho nkubwira ni tariki uzapfira kugira ngo nkwirande nta nuzapfira. Zerica rigarumirwa. Iyi ni filime nziza cyane y'umugabo ubureba mu biganza akamenya ejo hazaza habo arebeye mu biganza, ndetse nubwo uwarebeye mu kiganza yaba yarapfuye ikiganza cye kigakozwa ku rupapuro yarebaga kuri urwo rupapuro akamenya ikishe uwo muntu. Iyi filime izina ryayo ni Lady Shama. Ku bakunda filime ziri romantique kandi iyi ni filime nziza cyane. Iyi filime yindi nkuzaniye iyi nayo ni filime nziza cyane ku bantu bakunda filime zo mu bwoko bwa action. Iyi ni filime nziza cyane yasobanuye n'umusobanuzi Sankara. Niba ukunda umukinnyi w'umusitari mu gukina amafilime Idris Elba, iyi ni filime nziza cyane itagomba kugucika. Iyi filime izina ryayo ni Ghost Rider. Yenda ushaka filime yitwa Ghost Rider uyirebe. Iyi filime nkurikijeho ni filime nziza cyane, filime y'ibisambo bihangana na polisi. Niba ukunda filime zo muri ubu bwoko iyi filime ntigucike. Muryango mume biri bagiye kumena urugi atararumena rubameneraho. Niba rero ukunda filime zo muri ubu bwoko, ukaba ukunda filime zirimo umugeri, ukaba ukunda filime zirimo igipfusi, ukaba ukunda filime kandi nanone zirimo rusasu, niba ukunda action movies muri rusange iyi ni filime itagomba kugucika. Fata grenade mwohereza turashize. Iyi nimwe muri filime zabiciye biracika. Iyi filime ni nziza cyane, ni filime y'Inyamerika ku bantu bakunda filime z'Inyamerika. Iyi filime izina ryayo ni Brick Mansions. Iyi filime yindi nkuzaniye niba wararebye filime Fighter yakinwe n'umukinnyi Hrithik Roshan Krishna, ukaba ukunda filime zirimo abahangana bakoresheje indege, abarwana barwanisha indege, iyi nayo ni filime nziza cyane. Imbere abantu musozi zamura indege zamura indege ranga turika indege Iyi filime izina ryayo ni Operation Valentine. Iyi filime niba ukunda filime zirimo kurwanisha indege, iyi ni filime nziza cyane. Iyi filime yindi nkuzaniye iyi ni filime nziza cyane yakinwe n'icyamamare Angelina Jolie. Niba ukunda uyu mustarikazi mu gukina amafilime iyi ni filime itagucika. Ni filime nziza yasobanuwe na Rocky. Izina ryayo ni Mr and Mrs Smith. Wowe twabanye tukaba tugiranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Wari kumwe nanjye Harare Menya nibi. Imana iguhe umugisha.